turi mu gihe cyo gusohora k'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ibyanditswe byera byerekana ko iherezo rigeze bugufi. Ibya Danyeli byerekana ko hazaba umubabaro utigeze kubaho ku isi. Nitwa Museveni yambaje. Tugiye kuganira rero ducumbura ya nsanganyamatsiko yo kurebera hamwe ibijyaniranye n'ubuhanuzi. Ubushize twabonye yuko twize igitabo cya Danyeli kandi tuzakomeza kwiga iki gitabo, ndetse tuzanakomeza n'ibindi byerekeranye n'ubuhanuzi. Ubwo rero kuri uyu mwanya turigana n'ubundi Danyeli igice cya kabiri. Reka muri uyu mwanya dusenge kugira ngo dutangire. Data mwiza, tuyaheraho mu ijuru, tugutambiye ishimwe tugeje muri aya masaha tugihumeka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ryawe, duhe imbaraga y'umwuka wera twumvishe, kugira ngo abana bawe ari abari buryumve n'abazaryumva twese bizadufashirize hamwe kugira ngo tubashe kwitegura kandi tuzabashe kubisobanukirwa kugira ngo tuzagire amaherezo meza. Ngaho ngwino tubane kandi utwigishirize ku bwa Yesu, amen. Nk'uko rero tumaze kubabwira, insanganyamatsiko yacu ni ukurebera hamwe ubuhanuzi bw'igitabo cya Danyeli igice cya kabiri. Ubushize twabonye yuko ubuhanuzi bufite akamaro, ndetse tugerageza no kubona ibikubiye mu gice cya mbere cya Danyeli, aho Danyeli yaje kuba ari i Babuloni, yarangiza akagira uburyo yitwara ku buryo yaje no kumenyekana. Ubwo byo ntabwo tubisiraho. Mu gice cya kabiri rero cya Danyeli tugiye kwigana, harimo ibyo mu bwami Danyeli yari arimo bw'i Babuloni. Umwami yaje kurota inzozi, amaze kuzirota abahanuzi n'abapfumu n'abandi bose n'abakonikoni bo mu gihugu cy'i Babuloni bari baratoranijwe bakuye mu ntara zitandukanye cyangwa se mu bihugu bitandukanye, yuko bagomba kuza bakamara igihe runaka cy'imyaka 3 biga. Noneho ba bahanuzi bose bari basanzwe bahanura, biba ngombwa yuko igihe umwami yari amaze kubona inzozi ariko yageze ikibazo cyo kuzibagirwa, atumizaho abahanuzi bose n'abakonikoni n'abapfumu bose, arababwira ati rero narose inzozi ariko nazibagiwe, ngaho muzindotorere. Atarababwira ko yazibagiwe, bahise bamubwira ngo umwami naturoterera inzozi. Ubwo ibi nibyo tugiye kureba, ariko tutaragera kuri iyi ntambwe, nuko ijambo ry'Imana n'ubundi ritubwira yuko igitabo cya Danyeli n'ibyahishuwe tugomba kubyiga neza. Muri igitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ndasomamo amagambo, noneho nsome no muri Bibiliya imirongo mikeya, maze tujye ku cyo dushaka kuganiraho. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje 119, handitse ngo dukeneye kwiga dukurikirana hafi ijambo ry'Imana. By'umwihariko twagombye kwita ku gitabo cya Danyeli n'ikibyahishuwe kuruta mbere hose. Umucyo Danyeli yahawe n'Imana yawagenewe mu buryo bwahuranye iyi minsi y'imperuka. Noneho murumva yuko dukeneye kwiga, tugomba guhora hafi mu buryo bwa hafi dukurikirana ijambo ry'Imana.
mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya 42 umurongo waho, uyu murongo nawo utwereka uburyo ubuhanuzi abantu bakwiriye kubwiga kandi bakabusobanukirwa. Ni umurongo wa 8. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariho ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabimenyesha mbibabwire bitari byabo. Imana ivuze yuko ibya mbere bisohoye, ibishya igiye kubimenyekanisha ngo kandi ikabivuga bitari byabo. Noneho urumva ko Imana yo ubwayo irihanuririye yuko igiye kumenyekanisha ibyayo, ngo ariko ikabimenyekanisha bitari byabo. Umurongo waho wa 23, ibyo hari ubitegera amatwi muri mwe akumva ibyo mu gihe kizaza akabimenya. Ninde watanze Yakobo ngo ajyaneho? Reka nde kurenga uyu murongo. Ibyo hari ubitegera amatwi muri mwe akumva ibyo mu gihe kizaza akabimenya. Buriya abantu b'Imana bagomba gutega amatwi iby'ijambo ry'Imana ryavuze byo mu gihe kizaza kugira ngo babashe kubisobanukirwa babimenye. Noneho ikibazo kirabaje ngo mbese ibyo hari ubitegera amatwi kugira ngo azamenye ibyo mu gihe kizaza. Noneho nanone mu gitabo muri 41 umurongo waho wa 22 naho haranditse haravuze ngo nibaza n'ibigirwamana byabo bitubwire ibizaba. Nivuga ibyabayeho uko bimeze, tubitekereze tubimenye amaherezo yabyo, cyangwa mutubwire ibyenda kubaho. Nimuduhanurire ibizaba, hanyuma tumenye ko muri Imana koko. Nimukore ibyiza cyangwa ibibi, turebe twumve twese. Dore ntacyo muri cyo, kandi nta n'icyo mwakora uwabihitamo ababaye ikizira. Aha bigaragaje yuko ibishushanyo bibazwe cyangwa se ibindi bitari Imana rurema yo mu ijuru ntacyo bibasha kumenyesha abantu ngo kizagira icyo bibamarira, n'ababihitamo baba bahitamye ibitazagira icyo bibamarira. Noneho Imana niyo yonyine ishobora kumenyesha abantu bayo ibihishwe byayo. Kuko nusoma neza ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mose 3:7 ngo Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishura ibihishwe abagaragu bayo b'abahanuzi. Kuvuga ngo Imana ntacyo yakora. Rero ibyahanuwe byose Imana ibikorera kugira ngo imenyeshe abana bayo ibizaba. Noneho uko tumaze kubisoma ibyabaye, Imana irabigaragaza, ibimaze gusohora Imana ikabigaragaza, ibizakurikiraho bishya Imana nayo ikabigaragaza ikabivuga bitari byabo. Noneho ubuhanuzi ni ubuvuga ibintu bitari byaba. Iyo bimaze gusohora byitwa ibyaduka cyangwa se ubuhanuzi busohoye. Noneho iyo byamaze gutambuka, bimaze igihe bitambutse, byitwa amateka. Ubwo rero bitaraba, iyo bivugwa bitari byaba bikazaba mu gihe kizaza, aba ari bwo buhanuzi. Noneho ijambo ry'Imana nibyo bitubwira yuko ubuhanuzi bugomba kuba abantu babusobanukirwa. Mu gitabo mfite hano kivuga gatoya cyitwa Qui dominera le monde, ni ruzategeka iyi si. Baranditse baravuga ngo muri Bibiliya il est intéressant de noter que le tiers de la Bible est directement prophétique. Biragomba ko abantu bamenya yuko 1/3 cya Bibiliya, ubwo cy'ibitabo bya Bibiliya gigizwe n'ubuhanuzi. Noneho urugero nko mu gitabo mu nyandiko mu isezerano rya kera mu bitabo 39 bikigize 17 byose ni ubuhanuzi. L'intérêt de ce texte est primordial pour plusieurs raisons. Aya magambo y'ubuhanuzi afite umumaro w'ibanze kubw'impamvu nyinshi. Bien qu'ils aient été souvent rédigés à plusieurs siècles d'intervalle, l'unité prophétique qu'ils contiennent est remarquable. Le prophète est un privilégié de la divinité qui lui devait l'avenir. Uvuga ngo
ubuhanuzi nubwo bwagiye bugiramo ibihe bigiye bitandukana, hari ibitandukanije, ariko ubumwe bw'ubuhanuzi bwose bwahanuye buragaragara, kandi umuhanuzi ni umuntu ubwirwa n'Imana ibintu byose akagaragaza ibigiye kuzaba. Noneho ubwo nibyo la Bible indique clairement que Dieu révèle ses desseins aux prophètes. Ibi birigaragaza ko Imana igaragaza imico yayo cyangwa se imigambi yayo ikayigaragariza abahanuzi bayo. C'est dire qu'une certaine connaissance de l'avenir est non seulement possible mais indispensable. Kumenya ibizaba ntabwo bishoboka gusa, ahubwo ni n'ingenzi cyane. Noneho kuvuga ngo hano barakomeje baravuga ngo certains chrétiens qui négligent les prophéties seront peut-être surpris d'apprendre par un texte de l'Apocalypse 12 que Satan lui s'y intéresse et n'ignore pas que sa suprématie sur ce monde prendra fin. Ngo abakristo bamwe bajya birengagiza ubuhanuzi bakabuhinyura, bakanga kubwiga, nk'urugero nk'ibivugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe 12:12. Satani wabyitaho cyane, ntabitesha agaciro, kuko azi ko ubutegetsi bwe bufite iherezo. We abazi ubuhanuzi, akamenya ubuyamuvuzweho, akavuze ko igihe cye gifite iherezo. Noneho toute véritable prophétie renferme un message spirituel qui s'harmonise avec l'ensemble de la révélation biblique. Ubuhanuzi bwose bw'ukuri buba burimo ubutumwa bw'iby'umwuka, buba buhamanye bufitanye isano nzima hagati y'ihishurwa rya Bibiliya. Noneho umwuka w'abahanuzi ugenga nawe, kuko Imana ari Imana ya nyagahunda, atari Imana y'umuvurungano. Noneho icyo twari dushatse kureba hano ni ikijaniranye n'ubuhanuzi. Hari ibyagiye bihanurwa rero, byagiye bitambuka, ariko byarahanuwe kera. Noneho no muri iki gitabo impamvu dushatse kwiga Danieli, noneho abariho twinjirira. Uyu Danieli yeretswe muri iki gitabo cya kabiri cy'urwa kabiri, iki gitabo cya kabiri cya Danieli igice cya kabiri, yeretswemo ibintu bikomeye. Ubwo uriya mwami Nebukadinezari yaje kurota abona igishushanyo, ngo ariko iki gishushanyo gifite ishusho y'umuntu, cyari gifite umutwe, cyari gifite igituza, cyari gifite ibibero, inda n'ibibero, cyari gifite n'amaguru ndetse n'ibirenge. Noneho aza kukirota, ariko ntiyongera kukibuka. Noneho mu gihe atibutse izi nzozi, atumizaho abakonikoni ngo babashe kubisobanura. Igihe bari batumijweho ngo basobanurire ibintu, ngaho mwumve, ndasoma nihuse kugira ngo nze kurasa naho wenda nshaka. Danieli igice cyaho cya kabiri haranditse ngo umwami arota inzozi, abapfumu bananirwa kuzisobanura. Umwaka wa kabiri umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima ntiyarusha goheka. Umwami ahereka ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashyitsi n'abakarudayo ngo baze bababwire umwami ibyo yarose. Nuko baza bitabye umwami. Umwami arababwira ati, narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Nuko abakarudayo bahera ko babwira umwami mu rurimi rw'Urunyarameya bati, Nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe inzozi tubone uko dusobanura impamvu yazo. Nuko umwami asubiza abakarudayo ati, nazibagiwe, nuko nimutazimbwira ngo muzinsobanure muzatemagurwa, kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumubwira izo nzozi, nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumubwira izo nzozi nk'uko zisobanurwa. Baramusubiza ubwa kabiri bati, umwami narotorera abagaragu b'izo nzozi, natwe turazisobanura. Umwami arabasubiza ati, menye rwose ko mushaka kubyirengagiza, kuko mubonye ko nzibagiwe. Ariko nimutamenyesha izo nzozi, mwese muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kumbeshyera imbere yanjye, mukirengagiza ibyo mbabajije ngo muzacyana ayandi. Cyo nimumbwira izo nzozi, menye ko mushobora kuzisobanura. Nuko abakarudayo basubiza imbere y'umwami icyarimwe bati,
nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami ry'iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanurira umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatiraho kirakomeye, kiraruhanije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Nicyo cyatumye umwami abarakarira uburakari bukabije, ahera akategeka ko barimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bicwe, baje gushaka Danieli na bagenzi be ngo bicwe. Ariko Danieli asubiza Ariyoki umutware w'abasirikari barinda umwami ubwenge no kwitonda. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umutware w'umwami ati, niki gitumye habaho itegeko ry'ikubagahu rivuye ku mwami? Nuko Ariyoki arisobanurira Danieli. Danieli ahera ko asanga umwami, amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Nuko Danieli ajya mu nzu ye, ayibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya, kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Danieli mu nzozi yarose nijoro. Maze Danieli ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Kandi bihishura ibihishwe by'abahatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimye, ndaguhimbaza wowe Mana ya sogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanurira ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Nuko Danieli ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni. Aramubwira atatya, nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo unshyire umwami musobanurire ibyo ashaka. Noneho ahangaha murumva yuko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko umwami yarose inzozi, ariko ahamagaye abakonikoni, ahamagaye abapfumu, ahamagaye abakarudaya, ahamagaye abantu bose ngo n'abashyitsi, ngo baraza, ngo arabwira ngo nimunsobanurire ibyo narose. Baravuga ati, tubwire ibyo warose turangize tuzisobanura. Ati, ntabyibagiwe rwose. Ati, ntabwo byashoboka kire kubitubwiye. Nawe arongera avuga ati, kandi ubwo mwagiye inama zo kumbesha, kandi nzi yuko ibyo bintu mubishoboye cyane. Mu gitabo kimwe niho banditse baravuga ngo abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya ngo bari ruriya rurimi bavuze rw'abanyaromeya, ngo rwari ururimi rwakoreshwaga n'abantu bize gusa, cyangwa se b'abahanga. Noneho mu gihe bariya bakonikoni bavugaga, uhereye ku murongo baravuze ngo mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Danieli paje 23 baranditse kuri uriya murongo, bari gusobanura umurongo wa kabiri. Dukoresheje ijambo mu busobanuro bwaryo, abakonikoni bakoreshaga ubupfumu bwabo. Ibyo bivuze ko bakoreshaga imigenzo n'imihango yose yo kuragura no gutera inzuzi, no kuraguza inyenyeri n'ibindi nk'ibyo. Ubumenyi cyangwa kuragura cyangwa ubupfumu bwabikiye ku buhanga, bwubakiye ku buhanga bw'inyenyeri, bwakorwaga cyane n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo mu gihe cya kera. Abapfumu bigambaga ko bashobora kuvugana n'abantu bapfuye. Ni mu buryo nk'ubwo twemera ko ijambo abapfumu rikoreshwa buri gihe mu byanditswe. Abakarudaya bavugaga ko abakarudaya bavugaga ko aha ryari itsinda ry'abacurabwenge ryafatwaga kimwe n'abakonikoni n'abahanga mu by'inyenyeri. Bigaga ubuhanga bwo mu byaremwe no kuvuga ibizaba. Aya matsinda yose cyangwa se abakoraga iyi myuga bari bariganje muri Babuloni. Icyo buri tsinda muri ayo yose ryifuzaga cyari ikintu kimwe, ari cyo gusobanura ibihishwe no kuvuga ibizaba mu gihe kizaza. Icyabatandukanyaga gusa cyari uburyo buri tsinda ryakoreshaga kugira ngo rigere ku ryo ryashakaga kugeraho. Ikibazo umwami yari afite cyari mu bushobozi bwa buri tsinda ngo rigisobanure. Nicyo cyatumye abahamagaza bose ngo baze. Yarahagaritse umutima cyane, bityo rero
yari ashishikajwe no kubona igisubizo giturutse mu buhanga bw'abantu bari mu bwami bwe kugira ngo bashe gutuza. Umurongo wa 3 twasomye, noneho niho bavuze ngo mu bindi bintu abakonikoni n'abahanga mu by'inyenyeri bari barasoboye gukora, basaga naho bagiye bashobora kwiga ubumenyi bwo gukusanya amakuru runaka yibanze ashobora guherwaho, bagatanga ubusobanuro bw'ibintu byari bihishwe, cyangwa se bagatanga ishusho yabyo mu buryo buteye urujijo, ku buryo uko ibintu byazamera kose batabura uburyo babihuza n'ubusobanuro bari batanze. Muri icyo kibazo cy'umwami bari bahuye nacyo, badateshutse ku buryarya bwabo, basabye umwami ngo abarotorere inzozi yarose. Iyo baza gushobora kumenya amakuru yose yerekeranye n'izo nzozi, bashoboraga mu buryo bworoshye kumvikana ku busobanuro runaka butari gutuma kumenyekana kwabo muri rubanda kujya mu kaga. Noneho babwira umwami mu rurimi rw'urunyarameya, rukaba rwa rurimi rukomoka ku rurimi rw'abakarudaya rwakoreshwaga n'abantu bo mu rwego rwo hejuru n'abandi bagiye mu ishuri guhera muri icyo gihe ukageza mu iherezo ry'igice cya 7 cy'igitabo cya Daniel. Inkuru ikomeza kuvugwa mu rurimi rw'abakarudaya ariko rwakoreshwaga n'umwami. Noneho murumva yuko aba bakarudaya, aba bakonikoni, aba bapfumu bajaga bakuza amakuru y'ibintu bari barize ku buryo wahera ku bintu by'ubu. Noneho bagahera aho ngaho bahuza amakuru, bakamenya ngo burya ibintu bizaba nuko nguko, bagahuza ngo busobanuro, ngo bari biringiye yuko n'ubundi bari bubwirwa amakuru ibyo Nebukadinezari yarose, maze bagaheraho bashyira inama, bahuza inama yo gutanga amakuru ahuriyeho na bose, kandi bakavuga ibintu uko bizagenda. Ariko kubera ko batashoboye kubimenya, maze ubuhanga bwabo, uburyo bakoreshagamo busa nk'aho bubaye imfabusa, busa nk'aho butaye agaciro icyizere bari bafite kiragira. Iyo mirongo noneho hepfo baravuze ngo bamwe baneguye bikomeye Nebukadinezari muri iki kibazo, bavuga ko yarema akora nk'umunyagitugu udafite umutima kandi utekereza neza. Ariko se aba bakonikoni bo niki bavugaga ko bashoboye gukora? Bavuga ko bashoboye guhishura ibintu bihishwe, kuvuga ibizaba, kumenyekanisha ibintu byari amayoberane birenze ibyo abantu bashobora gusobanukirwa, kandi ibyo bakabikora bifashijwe n'imbaraga ndengakamere. Kubw'ibyo rero nta kintu cy'akarengane cyari kiri mu byo Nebukadinezari yabasaga gukora kugira ngo bamumenyeshe inzozi ze, igihe bari bamaze kuvuga yuko nta bwenge bw'umuntu bwabasha kumenyesha umwami ibyo ashaka keretse imana zitabana n'abafite umubiri. Bari bahamije ko batavugana rwose n'izo mana, bityo bikaba bisobanuye ko nabo ubwabo ntacyo bashobora guhishura kirenze icy'undi muntu wese yahishura. Nicyo cyatumye umwami arakara uburakari bukabije, yabonye ko we n'abaturage be baje babeshwa. Nubwo tudashobora gushyigikira uburyo bukarishye yari yahisemo gukoresha bwo kwica abo banyabwenge akabarimbura n'imiryango yabo, nta nubwo dushobora kumva atubabaje mu cyeremezo yafashe cyo guciraho iteka abantu bigambaga ko yuko bashoboye gukora. Umwami ntiyashoboraga kwihanganira kutavugisha ukuri n'ibinyoma. Urumva hano ko bari bamubeshye. Noneho ahangaha abonye ko bimaze burya babeshwaga n'ibindi byose bavugaga ari ukubeshya, noneho aravuga ati nta kindi nuko mugomba kwishwa kuko mwebwe mwaratubeshye twebwe n'abaturage. Rero ahangaha ibi biragaragaza yuko maze rero ahangaha ubwo bari batumweho gushaka amakuru agera kuri Daniel, biba ngombwa ko ajya gushaka umwami, biba ngombwa ko ajya kubaza bamutumyeho. Ahita abaza impamvu y'icyo kibazo, arababwira ati nimunshire umwami ngende murebe. Ageze imbere y'umwami amubwira ko namuha umunsi azagaruka mumenyesha ibyo yeretswe, ibyo yarose. Maze Daniel na bagenzi be ahamagaza Meshaki na Azariya, arababwira ati muze dusenge twingingira Imana yo mu ijuru itubwire iby'umwami yarose, twe kurimburanwa n'abanyabwenge. Maze ngo mu nzozi bihishirirwa Daniel, maze Daniel abarose za nzozi. Arangije mu kuzisobanura ababwiye ajya gushaka noneho Ariyoki wari ushinzwe kugira avuga ati rero ngaho nshira umwami narose za nzozi nazibonye, ndabwira umwami
ibyo yarose bimusobanurira uko bibire n'uko bizagenda. Maze baramujyana, arihuta ajya kubwira umwami, ngo amubwira ko mu Bayuda hari umuntu wabonetse ushobora gusobanurira umwami inzozi. Ariko yari isa nkaho yibagiwe yuko Daniyeli yabonanye n'umwami kandi yamusabye umunsi. Maze igihe aramubwira ati ngaho mumunzanire, igihe yarageze imbere, maze Nebukadinezari arabwira Daniyeli ati aha ni weho burya ushobora kumbwira ibyo namaze kwereka byose. Noneho Daniyeli dukomeje kugira ngo twihute mu ncamake, ibyo Daniyeli yari amaze kubona, yabonye yari amaze gusobanura. Yabwiye Nebukadinezari ati rero weho warose igishushanyo, kandi icyo gishushanyo cyari giteye nk'umuntu, cyari gifite umutwe, cyari gifite igituza cyari gifite inda n'ibibero, cyari gifite amaguru ndetse n'amano, ibirenge n'amano. Arangije aramubwira ati rero uko izo nzozi zisobanurwa, ati rero burya nyagasani, uwo mutwe wari izahabu, ngo kandi icyo usobanuye uwo ni wowe. Imana yaguhaye ubushobozi, iguha ubutegetsi, iguha ububasha, utwara ibintu byose, utwara inyamaswa zo mu isi, urakomera, nta uzakurikirwa n'ubundi bwami, aribwo bwa bundi bwa kabiri bukurikira, ari cya gituza, cya gihimba amaboko n'igituza, ngo ari byo bisobanuye ifeza. Noneho iyo feza ngo nanone n'ubwami bwagomba gukurikiraho, ngo ariko budahanije n'ubwa bundi gukomera, ngo ariko nabwo buzakurikirwa n'ubundi bwami, ngo ariyo hahandi inda n'ibibero, ngo bisobanuye umuringa. Buriya bwami bwa gatatu ngo nabwo ntabwo buzaba bukomeye nk'ubwabubanjirije, nanone nabwo buzasimburwa n'ubundi bwami, ngo nabwo buzaba runda n'ibibero, ari amaguru ndetse n'ibirenge bivanze n'ibyuma, ngo ndetse n'ibumba, ngo nabwo ibyo ngibyo, ngo ariko ubwo buzaba budasa n'ubundi, kuko ibintu byose buzabisiribangisha amajyanja yabyo, ntabwo se buzaba ari ubwami, ariko nabwo budahanije na bwa bundi gukomera bwa mbere. Noneho nabwo abaramubwiye yuko ibyo ari byo yarose. Noneho hajya gutanga ubusobanuro bw'izo nzozi uko bukurikirana. Mu ncamake wenda tutari twatangira, ubu bwami yaravuze bwari amama ane. Ubwami bwa mbere ni uvuga ngo ni Babuloni. Iriya Babuloni niyo bwami bwari ubwa mbere bwari buyobowe na bwa mbere na Nebukadinezari. Ariko buriya bwami buyoborwa na Nebukadinezari, Babuloni, umurwa wa Babuloni ni umurwa wubatswe n'umugabo bita Nimorodi. Uwo ni wabayeho mu gihe cya mbere, bubaka umunara w'i Babeli. Noneho uriya urakomera, murabizi amateka yabo. Aho niho hatangiye kubarwa kuriya murwa n'ubwo waje gusenywa, ariko uriya munara w'i Babeli niho Babuloni yakomotse. Noneho buriya bwami bwa Nebukadinezari, umwami wa mbere wa Babuloni, Nebukadinezari niwe wabaye umwami wa mbere uhereye muri 605. Ubu bwami bwarategetse, noneho bugera muri 539, maze buba buvuyeho, hakurikiraho ubundi bwami, aribwo bwami bwageranijwe n'ifeza. Mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ifeza ntabwo ihangije agaciro ni zahabu, ahubwo izahabu niyo iri ku mwanya w'imbere. Noneho ngo ibyo byari bitandukaniyeho ni ikihe? Nta kindi, ahubwo ni ubukungu bwabonekaga i Babuloni, ngo ni gukungahara cyane, hari amabuye y'agaciro, hari ubukungu, ibintu by'umurimbo cyane. Murazi yuko buriya bwami bwenda kuvaho, ngo bari baranyeze i Yerusalemu ibintu byinshi, ariko ba Daniyeli nabo bazaga. Noneho umwuzukuru wa Nebukadinezari ariwo bita Belushazari, ubwo niwe wari ku ngoma bwa nyuma. Muzabisoma mu gice cya 5, ubwo yari amaze kumva ubwami, amaze kubwishimira, ngo arangije ngo afata bya bikombe banyaze i Yerusalemu, ngo arabizana bakora ibirori, ngo baranywa, ngo arabinywesha bya bintu byose, ngo maze ngo mu gihe yari kunywesha biriya bikombe, ngo mu gihe bari basinze, ngo agiye kubona, ngo abona hejuru ngo hari ikiganza kiri kwandika ku rukuta, ngo icyo jambo ikiganza umuntu atagaragara, ngo cyanditseho ngo men tekeru faresine. Maze ibyo bananirwa kubisobanurirwa, bimenya n'ibyo ari byo. Daniyeli aje kumusobanurira, aravuga ati noneho Imana yagushyize, yashyize soko Nebukadinezari ku ngoma arakomera, nawe wari ukomeye, ariko Imana ibaza iminsi yawe kubaho, ishyizeho iherezo ku ngoma yawe, kandi wapimwe mu gipimo ugaragara ko udashyitse. Noneho iryo ryari iherezo ry'ubwo bwami.
nibwo noneho bwakurikiwe n'ubundi bwami bwa kabiri bw'umuringa, ubwami bw'ifeza. Buriya bw'ifeza ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Buriya bwami bw'Abamedi n'Abaperesi nibwo bwari buyobowe n'umugabo bita Dariyo na Kuro. Noneho ubwo Kuro aza kubanza, ariko aza kubusigira uwo bita Dariyo. Noneho ubwami bwaje kuvaho, ubwa Dariyo bwari bwo busigaraho. Noneho bariya nibo baje kurwanya iriya ngoma ya Babuloni, ubwo bari bari mu mwidagaduro, ubwo bari barimo basinze, maze iriya ngoma y'i Babuloni ngo yari yubatse n'inkuta ndende ku buryo nta hantu washoboraga kumenera ngo uzahashobore kwinjira, yari ikinze n'amarembo akomeye cyane. Noneho ngo yari izungurutswe nanone n'umugezi ya Ufurate, ngo uwo mugezi nanone ngo winjiraga munsi, wanyuraga munsi ukagenda unetesha, ngo mimbere hari ubusitani bunini, uko bashoboraga kumaramo igihe runaka bahinze batajya hanze, bakarya ibirumwa, bakamara imyaka nka 20 nta kibazo bafite. Noneho muri ubwo bwami ngo ubwo Nebukadinezari Kuro ngo aje gutera buriya bwami, ngo yaragerageje biramunanira, abantu ngo bari mu murwa baramwisekera, arawuzenguruka ashyira ku mpande zose, azenguruka iriya murwa, ariko ntiyashobora kwinjiramo kuko wari ukinze, hari n'abarinzi. Ngo ariko abonye bimunaniye, ngo ategereza umunsi bari bugireho ibirori. Ngo bari barateguye ibigorere byagombaga kuba mu gihe rimwe muri uwo mwaka, ngo ari byo birori byateguwe. Ngo maze Kuro arangije arabitegereza, ategereza ko icyo gihe kizagera, ngo maze babijamo. Ngo igihe babigiyemo, ngo bibagirwa, ntibakinga amarembo, ngo binjira baranywa, bamaze kunywa baraviyarara. Ngo maze yigira inama, ngo baragenda wa mugezi barawuyobya, bawushyira ahandi, ngo maze amazi asigaye akaba ari gutemba ari makeya, maze binjiramo. Ngo ariko ko abantu bari bamaze gusinda, ntabwo bibajije impamvu umugezi wamajije kuba amazi yagabanutse. Maze ingabo za Kuro zinjira umwungumo ziragenda, bagiye kubona babona zabagezeho, abantu rutagira gitangira, maze ziragenda zirabasakiza abantu, maze zirabagira zifata buriya bwami rero Babuloni. Noneho ubwami bwa kabiri ubwo bwatangiye muri 539 bugeza muri 331. Ubwo nibwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Noneho bwaje gusimburwa n'ubwami bwa kabiri ariko bavuze bwa gatatu bw'umuringa, ari ubwami bwavuze ngo ni ifeza, kandi ni umuringa, ariko ubwami bwa Alexandre Mukuru. Uyu nawe yaje ari umusore afite ingabo arwana kandi akomeye, maze aza gutsinda nanone, aza gutsinda ubwo Dariyo ari wari uhari, aza kumunesha, anesha buno bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, maze yigarurira uwo murwa mu gihe gitoya cyane. Nyuma yaho rero nawe cyokora ngo aza kuba ateretse ibirori, ngo aranywa cyane, ngo n'abantu benshi bayategeka abantu bakanywa, yarangiza ngo bakicwa n'inzoga. Maze ngo mu gihe runaka ngo yategetse abantu 20 bose baranywa muri ibyo birori, ngo barasinda bicwa n'inzoga. Nawe aranywa, amaze kunywa ngo arwara umuriro, amaze kurwara indwara y'umuriro yitewe no kuri za nzoga yanyweye nyinshi zikarishye. Maze ngo nyuma y'iminsi 16 yahise nawe apfa. Ubwo rero bariya bamaze kumva, ubwo rero Abaroma nibo baje, iriya Roma mpagani niyo yaje gukurikiraho, maze irwanya buriya bwami. Ubwo umwami mukuru yamaze kugira, maze barushaho kunesha. Ubwo uriya Nebukadinezari amaze gupfa, yasigaye iriya ngoma y'Abagiriki, yasigaye itegekwa n'abajenerali be 4 bari bayoboye igihugu. Maze mu mpande zenye aho buri wese yarari ategeka aho yarari, maze ariko kubera ko batari bagifite imbaraga, umwami wabo mukuru kandi w'umuhanga nawe upfuye akiri umusore afite imyaka 32, maze Abaroma baraza babasha gutera. Ngo bamaze kumva ko umugihangange Alexandre yapfuye, baraza nabo bagira ngo barwane n'uriya n'abariya bandi, ariko ko batari bakomeye, bari bamaze kwigabanyamo ibice, bari bagize gute, maze ubwami nabo barabubanyaga. Ingoma y'Abaroma ya Alexandre nayo ihera muri 500 muri 331 ikagera mu 168. Noneho iriya ngoma y'Abaroma ya mpagani yaje guhera mu 168. Noneho
mu 168 ugakomeza ku buryo yageze mu gihumbi muri 476 nyuma ya Yesu. Ubwo nibwo iyo ngoma nayo y'Abaroma mpagani yaje kuvaho, maze hakurikiraho ibindi tuzakomeza gusobanura mu gihe kizaza. Ubwo rero aha tugaragaje kubisobanura mu buryo busa nkaho bwumvikana, nubwo ari mu ncamake, ariko umugambi ukarugira ngo abantu basobanukirwe. Ariko ngo hanyuma y'ubwo bwami Daniel yaje kwerekwa ngo icyaha gishushanyo, ngo haje kuboneka ibuye rivuye mu ijuru, ngo rirangije ryikubita kuri ku birenge bya cya gishushanyo, ngo kirashwanyagurika kirabimenagura. Ngo Daniel asobanura buriya bahanuzi yaravuze ngo hanyuma y'ubwo bwami hazimika ubundi bwami buzaza bukamenagura bwa bwami bwose, maze bugakomera bugakwira isi yose, ubwo ni ubwami bwa Yesu buzimikwa hirya y'ubwami bwose buzaba buriho. Ubwo nibwo buzamenagura ubwami bwose bwo ku isi, maze busigare butegetse, busigare aribwo buyoboye kugeza iteka ryose budahangurwa. Ubwami bwa Yesu nibwo bwami bukomeye kurusha ubundi bwami bwose, nibwo buzahangura ibintu byose, nibwo buzakuraho ibintu byose, maze ubwami bwa Yesu n'abazaba baramwizeye maze barusheho kubana nawe muri ubwo bwami bwo mu ijuru. Noneho muri iki gitabo tusomye cyitwa kuri ubu bwami bwa kane, reka aribwo mvugaho nsoza, aribwo bwami bwa kane bw'Abaroma, kugira ngo noneho dusoreze tuhihutire. Buriya bwami bwari bugizwe n'ibintu bikomeye cyane. Ku murongo wa 40 handitse baravuga ngo ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukabujanjagura butyo. Noneho ubu bwami ku murongo wa 41, kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'icyuma, nk'uko wabonye ibyuma bivanzemo n'ibumba. Noneho muri ubu bwami, reka nsome nihuta, baranditse paje 40 y'iki gitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe. Kugeza ubu mu guhuza ubuhanuzi bw'ibyabayeho, abasobanuzi babwo barahuza muri rusange. Bose bemera ko Babuloni yari ihagarariwe n'umutwe w'izahabu, Abamedi n'Abaperesi bagahagararirwa n'igituza n'amaboko y'ifeza, naho Ubugiriki bugahagarikwa n'inda n'ibibero by'umuringa. Nyamara hariho kudahuza kw'ibitekerezo byinshi bitandukanye. Mu buryo budasanzwe hakaboneka itandukaniro ry'imyumvire ku birebana n'ubwami bushushanywa n'umugabane wa kane wa cya gishushanyo, ariko hagizwe n'amaguru y'ibyuma. Mbese ni ubuhe bwami busimbuye Abagiriki maze bugategeka isi yose? Kubera ko nyine amaguru n'ibyuma ashushanya ubwami bwa kane mu ruhererekane. Ni uruhe bwami? Igihamya gitanga n'amateka kiruzuye kandi kigasobanuke kuri iyi ngingo. Ubwami bumwe bwo muri bwo nibwo bwakoze ibi, kandi ubwami bumwe rukumbi aribwo bwami bwa Roma rwatsinze Abagiriki, bwigaruriye ibintu byose. Mbese nk'icyuma bwamenaguye ibintu burabishenjagura. Uwitwa Bishop Newton yaravuze ati ubwoko bune bw'ibyuma bitandukanye bugomba gushushanya amahanga anatandukanye, kandi kubera ko izahabu yashushanyaga Abanyababuloni, ifeza igashushanya Abaperesi, ndetse umuringa ugashushanya Amakedoniya, Abagiriki, niko n'icyuma kidashobora nanone gushushanya n'Abanyamakedoniya, ahubwo kikagomba kwerekana rwose irindi shyanga. Kandi dutinyuka kuvuga yuko nta rindi shyanga ryo ku isi rishobora kuzuza ibivugwa ahangaha ritariro Abaroma. Noneho uwitwa Gido wakurikiranywe uvuga imvugo shusho ikoreshwa na Daniel yerekana ibiranga ubwo bwami. Intwaro za Repubulika rimwe na rimwe zishingira ku rugamba. Buri gihe cyose habaga hafite intsinzi ku ntambara, bagakabuzwa ku ntambwe zihuse baja mbere basitira uruzi Rufurate, Danube na Rihana ndetse n'inyanja, kandi bagamashije y'izahabu
hepfo niho bavuze ngo noneho twerekere hakurya. Aya maguru ni icyuma, ikintu kigaragara intege nke kigereranya n'ibumba rigaragara ku birenge no ku mano. Mbere y'uko Roma yigabanyamo ubwami 10 yabanje gutakaza imbaraga zigereranywa n'icyuma izo yari afite mu binyejana byabanje ubwo yatangiraga gutegeka, kwinezeza, guherekarwa no kwiheba mu buzima bworoshye no kwangirika kw'imico mbonera, kurimbura amahanga ndetse n'abantu ku giti cyabo. Byatangiye kwangiza no guca intege nke isoko y'imbaraga z'ubwami yari isanzwe imeze nk'icyuma, bityo bitegurira inzira yo kwigabanyamo ubwami 10. Amaguru y'icyuma yo kugushushanya arangira mu birenge n'amano. Ibitekerezo byacu byerekeye ku mano avuga ku buryo busobanutse mu buhanuzi. Birumvikana kandi ko ari 10. Ubwami bushushanya na cya gice cy'igishushanyo gifasha amano ku iherezo byaje kwigabanyamo ibice 10. Ikibazo gihita kiza mu bitekerezo ni iki: mbese amano 10 y'igishushanyo yabahagarariye imigabane 10 iheruka y'ubwami bwa Roma? Igisubizo turatanga ni yego. Noneho ahangaha avuze yuko iki gishushanyo ari amano 10 agaragaza amami 10 yaje kwigabanya muri buriya bwami, kuko byari bivanze n'ibyuma ariko nanone n'ibumba. Noneho aha bimaze kwigabanyamo, ubwo gukomera kwabyo kubakuragize. Noneho ubu bwami bwaje kubaho guhera muri 300 urangira muri 476 aribwo nyuma ya Kristo. Amahanga 10 yari agaragaye cyane mu gushyira iherezo ku bumwe bw'ubwami bwa Roma, kandi mu gihe runaka bakaba baragize umugabane w'ubutaka bw'ubwami bwa Roma, basigara bakayobora abo hantu b'ubwami bwigenga butandukanye n'ubundi. Ayo mahanga twayatondekanya gutya tutitaye ku bihe ishyanga ryagiye rivuka. Harimo abahansi, abasigorigoti, abavozigoti, abavizigoti, abafranki, abavandari, abasuwevi, ababurugandiya, abaheruri, abanglosakiso n'ababarombari. Ugerageje guhuza aya mahanga n'ibihugu byo mu Burayi bw'iki gihe, wabona amazina akurikira: Ubwongereza, Ubugiriki, akarere ko mu Bufaransa yitwaga Bourgogne, Lombari, akarere ko mu Butaliyani n'ibindi. Nyamara iki kibazo gishobora kwibazwa kuki amaguru 2. Noneho aha murabona ko ibintu byaje kwigabanyamo. Ubu nibwo bwami bwa nyuma bwagombaga gutegeka isi, ariko nyuma yaho ubwo ubuhanuzi buzakomeza gukomeza. Nuko bavuze ngo hirya ngo Imana yo mu ijuru noneho izimika ubundi bwami. Ririya buye ryaje rigakubita hariya niho twerekeza. Bavuze ngo noneho tugeze ku ndunduro y'ubuhanuzi butangaje, ubwo Imana yagenye ubwayo ikizaba kitugereje ku ndunduro y'ibivugwa aha ngaha. Noneho ngo Imana iza gushyiraho ku iherezo. Baravuze ngo nyuma, baravuze ngo nsome igihe kijyanye no gusohora k'ubuhanuzi bujyanye na cya gishushanyo kinini mu bice byacyo byose cyaruzuye rwose, cyerekana neza ibihe bikomeye byo mu bya politike cyagombaga kugaragaza. Ibinyajana na kiriya gishushanyo byose, bijyana na kiriya gishushanyo byose byarasohoye. Hasize ibinyejana byinshi 14 kirindiriye gusa ko ibuye ritarimbuwe n'intoke z'umuntu riza rikakikubita ku birenge. Kandi iryo buye ni ubwami bwa Kristo. Ibi bizasohora igihe umwami azahishurwa hagati mu muriro waka, agahora inzigo abatemeye Imana n'abatayumvira n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'ubwami wacu Yesu Kristo. Reba ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubwami. Tumaze ibimenyejana byinshi turi mu ngoma z'abo bami, kandi turacyari ku ngoma zabo. Byerekeranye n'ubu buhanuzi, ikintu gikurikiraho ku rutonde rw'ibigomba kubaho ni ukwimika k'ubwami buhoraho bw'Imana. Ubundi buhanuzi n'ibimenyetso bitagira ingano byerekana ko nta kwibeshya ko kuza kwa Kristo gutwegereye cyane. Ubwo bwami bw'iteka ryose, kuko ubwo bwami butazazungurwa n'irindi shyanga. Ndongera nkubaze, mbese uriteguye? Ubu bwami igihe bugiye kwimuka bwa Yesu, ndongera nkubaze, mbese uriteguye? Ibyo umuntu asabwa kugira ngo azabe umuragwa ni ubushake bwe kubihitamo.
niba muri abakirisito, niba muri abakirisito, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe, mbese wujuje ibyo usabwa ngo ube uri inshuti ya Kirisito, ari we mwami ugiye kuza, mbese ukunda imico ye, mbese ugerageza kugenda wicishije bugufi ugera ikirenge mu cye, kandi ukumvira ibyo yigishije. Niba atari ko bimeze, soma amaherezo yawe ukurikije ibyabaye kubavuga mu mugani wavuzweho aya magambo ngo, kandi abanzi banjye batakunze ko bategeka, mubazane hano mubicire imbere yanjye. Niba uhisemo gukomeza kuba umwanzi w'ubwami bwa Kristo, menya ko nta bundi bwami buzaba buhanganye n'ubwe ngo uzabashe kubuhungiramo, kubera ko ubwami bw'Imana buzigarira ahantu hose, bugategekwa n'abami bose babayeho, hatategekwa n'abami bose babayeho n'abariho none, ahubwo ubwo bwami bwose bwari mu isi. Ubwami bw'Imana buzakwira ku isi hose. Hahirwa ba bandi umwami ufite ubutware, nyirukunesha ubwami bose azabwira ku iherezo ati, nimuza abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bwabatunganijwe uhera ku kuremwa kw'isi. Rero nshuti bavandimwe, ubwami bwa Yesu nibwo bwami bwonyine bugiye kwimikwa, nibwo bwami bugiye kuzahangura ubundi bwami bwose bwo ku isi. Ijambo riratubwiye ngo mbese witeguye kuzangira muri ubwo bwami? Ngaho reka njye nawe tugire imico, tugire imyitwarire, ko kureba kuri ubu bwami bw'isi buzashyiraho bukazasimburwa n'ubundi, ahubwo hagiye kuzima ubwami butazasimburwa n'ubundi, buzasimbura amami yose ariho, maze bugategeka bukageza iteka ryose. Reka naga tubwiteho ubwo, maze dutegura imico yacu, ubwo Yesu agiye kwimuka ubwami bwe, naga tuzabujyemo mu izina rya Yesu, amen. Turi mu gihe cyo gusohora ku buhanuzi bw'iki gitabo, ibyanditswe byera byerekana ku iherezo rigeze bugufi. Ibya Daniyeli byerekana ko hazaba umubabaro utigeze kubaho ku isi.